uri aho ngaho tugiye kumuhuza n'umusore ufite gahunda yo kubaka urugo ariko nta mishinga yari afite umushinga muri mind zo kubaka urugo, akaba n'utwo akora ari dukeya tukaba tutamwubakira urugo. Ariko wowe ufite ubushobozi, umukobwa ufite ubushobozi akaba yifuza umugabo, abo bantu tuzaza tubahuza, uzane umutungo cyangwa se uzane ubushobozi, wa musore udafite ubushobozi bwo kubaka urugo muhuze maze mwubake urugo, kandi tubamare impungenge, bizagenda neza kandi muzabona urwo rugo ko ruzaba ari urugo rufite gahunda. Noneho rero umusore uzaba uzanywe no kuba wenda yakwirira imitungo gusa nta gahunda yo kubaka urugo, uwo nguwo ntago tumushaka. Uwo dushaka ni umusore ufite gahunda yo kubaka ariko akaba nta bushobozi afite.